Yes, nongeye gusuzana naguhereza ikaze aho uherereye hose hano mu gihugu cy'u Rwanda, wowe udahwema gukurikirana ibiganiro byinshi cyane bya buri munsi tugenda tubagezaho uko bwije n'uko bukeye. Rero reka nkwibutse ko kiri kuri Roger Entertainment, gusa gukanda subscribe ahandi turebere hamwe byinshi cyane, tuganire byinshi cyane muri aka kanya, cyane cyane ko nyine ari muri iki cyegeranyo n'ubundi nk'ibisanzwe, gusabe no kukireba kugira ukirangize nyine umenye ibikubiyemo, umenye n'ibirimo byose, tubishyire hamwe noneho turebe icyo bishatse kuvuga. Yes, rero ukireba iyi video cyangwa se ugifungura iyi video wese ubona amafoto atandukanye, mbese nyine ugaragara nk'uwabonye nyine amafoto asa nkaho nyine ashobora kugira icyo yatekerezaho, cyangwa se ushobora kugira icyo utekereza ku byo ubonye, ariko aka kanya ikituzinduye cyangwa se ikituzanye ni nko kwakira itangazo ndetse no kurebera hamwe nyine icyo uyu mwarimu afungiwe, ndetse n'igitumye nyine afunga bisanzwe, kubera ko ubu ngubu tuvugana yatawe muri yombi nyine azira ibijyanye na NESA mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo byose rero nyine tugiye kubishyira hamwe, turebere hamwe ari biki, dusobanukirwe byose, tumenye nyine uburyo byagenze n'uburyo nyine yafashemo uyu mugambi mu bijyanye no kuba yakora amakosa aregwa ndetse n'ibyo aregwa nyine muri rusange. Ntahandi rero naguhaye ikaze rwose, gusa gukanda subscribe ahandi noneho turebe byinshi, tumenye byinshi, dusobanukirwe byinshi, dore ko nawe uri umunyarwanda ukeneye kumenya nyine ikijyanye n'umunyarwanda uko waba umeze kose nuko waba uri kose hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero ni umwarimu ukora nyine mu burezi bwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane ko nyine igihugu cy'u Rwanda ukomeza kugenda usanga gifite nyine uburezi bufite ireme muri rusange. Yes, rero aho ukomeza kugenda usanga nyine uburezi bwo mu Rwanda bumeze neza rwose kabisa, nta kibazo, ukakomeza kugenda usanga nyine ibyo byose dubihuza nyine nuko buri munyarwanda wese abayeho hano mu gihugu cy'u Rwanda ameze neza kandi nta kibazo na kimwe afite muri rusange. Mbere na mbere nibwo nyine abanyeshuri bari basa nkaho barangije ibizami, yaba amashuri abanza, yaba amashuri yisumbuye, segonderi, senior 3 ndetse na senior 6, mu bijyanye nyine na national examination ijyanye na NESA yo gusoza umwaka nyine, ku barangije umwaka, mbese nyine kuri babandi baba barangije umwaka. Rero nyine hari ibigiye hanze, hari ibivuzwe bijyanye n'uko nyine buri munyarwanda wese ameze hano mu gihugu cy'u Rwanda, mu bijyanye no kwakira ndetse no gutegereza nyine amanota y'abanyeshuri bakoze, mu bijyanye no guhabwa ibisubizo cyangwa se amarizate y'ibizamini byakozwe. Rero nyuma y'uko ibyo byose bikozwe nyine hafashwe umwanya uko bakosora nyine bafate nyine ikijyanye no gutanga amanota hagamijwe n'uko nyine umunyeshuri yatsinze, hagamijwe n'uko amanota nyine agaragara bitewe n'ibizamini wakoze. Hari uburyo nyine bakoramo amasomo, ariko yose ntuyatsinde, ukaba wafayaringamo make, ayandi nyine ukagenda uyatsinda. Ayo yose nyine barateranya bakamenya amagurugeti ufite, mbese hari n'ayo bafatiraho nyine kugira ngo babe baguhereza ikigo, mbese nyine ube wahabwa ikigo nawe ujya kwigaho bisanzwe muri rusange. Ibyo ngibyo byose nyine birakorwa, mbese bikanapangwa, mbese nyine hagafatwa nyine n'umwanya wo kubikora kugira ngo babashe batondeke, mbese bafate n'ikinyuranyo nyine n'igiteranyo cyose cy'amanota buri munyeshuri yabonye, kugira ngo bamenye aho bamwohereza, kugira ngo bafate nyine n'igihugu nako n'ikigo bagomba kumushyiraho. Ni nyuma y'uko rero abarimu nyine bagiye gukosora. Murabizi ko abarimu iyo bari gukosora haba hari ibintu byinshi baba batemerewe mu bijyanye no kuba bari muri sale nyine bakosoriramo, aho ukomeza kugenda usanga nyine abarimu haba hari ibintu byinshi batemerewe gukora, haba hari ibintu byinshi batemerewe kuba bafata, ndetse batemerewe nyine no kuba bakoraho mu buzima busanzwe. Ibyo ngibyo byose nyine tugenda tubihuza nuko abarimu bose nyine bagomba kuba bafata ingamba, ndetse nyine bagashyiraho n'amasaha yo gukosoraho ndetse no gutanga nyine amanota muri rusange. Ibyo ngibyo byose rero nyine nibyo bikomeza kugenda bikurikiranwa, bagenda babishyira ku murongo uko bwije n'uko bukeye, kugira ngo hamenyekane nyine amanota y'abanyeshuri uburyo ameze n'uburyo ahagaze muri rusange. Noneho bajye bamenya nyine gutanga ibigo bitewe n'ishami wigamo, bitewe n'aho wiga hose, bamenye nyine uburyo bagomba kubiteguramo n'uburyo bagomba kubitenga, kugira ngo buri munyeshuri wese amenyeshwe amasomo
yatsinze ndetse amenyeshwa nyine naho agiye kuba yakwerekeza kwiga, cyane cyane ko nyine n'abarangije S6 nabo usanga nyine bagiye guhabwa diplome nk'ibisanzwe. Nkwibutse no gukanda subscribe, wenda ushobora nyine kuba wakomeje kureba kuba wakomeje kuryoherwa n'icyegeranyo cyacu, ariko ukaba utarakanda subscribe, yikande noneho dukomeze turebe byinshi nyine, cyane cyane mboneraho no gushimira abantu bamaze gukanda subscribe, dore ko dushaka kubaka nyine umuryango mugari wa Lodge Entertainment, kugira ngo noneho tujye duhura turi benshi tuganire turi benshi nyine mu bijyanye no gutangaza bya buri munsi bigiye bitandukanye. Rero nyuma y'ibi ngibi nyine, cyangwa se nyuma yo gutangaza amanota no kuyashyira hanze, hari ibyo bakora kugira ngo nyine habe hagamijwe kwa kudetinga ndetse no gutanga amarizati mu bijyanye n'abakoze NESA, ndetse mu bijyanye nyine n'abakoze ikizamini muri rusange, aho ukomeza kugenda usanga abo bose nyine bakomeza kugenda nyine bahabwa amahirwe angana mu bijyanye no gutsinda ndetse no kwerekana nyine amanota y'abanyeshuri muri rusange, kugira ngo hamenyekane abatsinze, kugira ngo mbese hanamenyekane nyine n'urutonde rw'abagiye kwerekeza mu ma day school ndetse na boarding school, hagamijwe nyine uburezi kuri bose, mbese uburezi nyine butajejetse, mbese butanari hasi. Rero y'abarimu bari gukosora cyangwa se y'abarimu bagiye muri wa mwanya wo kuba batanga amanota, hari ibyo bakurikiza, hari ibyo nyine baba basize imbere muri rusange, aho ukomeza kugenda usanga nyine hari byinshi batabemerewe, nko kugira ikintu na kimwe ujyana muri sale ugiye gukosoreramo, ikaramu aba ari imwe y'umutuku gusa, aho usanga nyine ikaramu ari imwe y'umutuku, ibara ry'umutuku gusa ariryo rikoreshwa nyine muri room baba bakosoreramo. Ibyo byose nyine ugakomeza kugenda ubihuzwa nuko nyine usanga buri mwarimu wese afite inshingano z'uko nyine agomba kuba yakoresha ikaramu imwe gusa, mbese iyo karamu nyine ugasanga ari nayo bifashisha mu bijyanye no kugaragaza nyine amanota muri rusange. Ukomeza no kugenda usanga ikaramu imwe yifashisha itaba yemerewe nyine gukora ikindi kintu, yaba kwandika ku mpapuro, yaba gukora ibiki, mbese nyine aho usanga we umwe aranje kuba yakosora urupapuro runaka, undi agahita rusubiramo kugira ngo arebe uburyo bimeze. Rimwe na rimwe nyine hagenda hafatwa abarimu bagerageza mu gutanga amanota nyine atariyo, mbese hahandi ukomeza kugenda usanga nyine umunyeshuri ahawe amanota atariyo, ugasanga nyine yaribiwe, mbese ugasanga amanota bamuhaye ntabwo ari ayiwe muri rusange. Ibyo byose rero mu kubikurikirana ndetse no mu kubishyira hamwe nyine ukomeza kugenda usanga leta ifata ingamba zo gushyiraho sekirite ihambaye mu bijyanye no gutanga amanota, ndetse no mu gushyira amanota ku mubare nyine, kugira ngo batange ikimenyetso kigari. Yes, nibwo rero nyine ukomeza kugenda usanga ibyo byose bakomeza kugenda babihuza nyine, kugira ngo berekane amanota meza, kugira ngo batange nyine n'amasomo meza mu mwaka mushyashya w'amashuri abagiye gutangira nyine, kugira ngo ibyo byose nyine bimenyekane, hagaragazwa nyine amanota y'abanyeshuri, ndetse nyine hakagaragazwa n'uburyo bagiye batsinda mu bijyanye n'ibizamini bakoze, ndetse bagatanga nyine n'ibyiciro bishya, kugira ngo hagaragare nyine amashami yose muri rusange. Reka nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza, gusa gukanda subscribe, nanone uracyari kuri Lodge Entertainment nk'ibisanzwe. Ciao ciao.